Mutesi arashyize amenya amakuru ya Petero. Muzara wiyemeje guharanira uburenganzira yavukijwe n'ababyeyi be. N'urunana. Uwo ninde umamagara we? Simbona ari Muzara se. Uziga ari Muzara? Ko yazindutse agiye he? Ko yiruka azadusanga. Wabona agiye kwahira ubwatsi bw'inka. Kwa Muzara se bagira inka? N'ingurube nayo bagira, n'ihene nayo bagira. Yewe ubanza n'urukwavu narwo. Mutegereza tugereho tumubaza. Muza, kuzindukiye mu muhanda ugiye? Ngiye kwiga. Ugiye kwiga iki? Ngiye kwiga kubara. Ugiye kubyigira he? Ku ishuri aho namwe mwabyigiye. Nase ugiye kwiga utambaye uniform? Uretse uniforme se ahubwo hari ikaye afite? Nta n'ikaramu. Niyo umusatsi ungana gutya ntiyawinjirana mu ishuri ngo duce mwemerere. N'inzara nuko. Yewe Muza, isubirire mu rugo ntabwo wajya kwiga umeze gutya. Ngomba kujya kwiga nkamenya kubara. Kwiga kubara? Yego. Sinshaka kuzongera kuva mu mukino kuko ntazi kubara. Nyine kwiga ni byiza, ariko ugomba gusaba ababyeyi bakaguha ibikoresho by'ishuri, bakanamukorera isuku, akajya kwiga akeye asa neza. None se ko wacu banze kunjyana bizaherera? Ugomba kubabwira ko ushaka kujya kwiga nk'abandi bana kumenya gusoma no kubara. Narababwiye baranze. Ubu rero nafashe icyemezo cyo kujya kwitangiza. Uzajya wandika yese ko nta n'ikaye n'imwe ufite? Nzajya mbifata mu mutwe. Ibyo nibagiwe ndabaze mu nsubiriremo. Reka nguhe urupapuro uza kwandikaho ibyo twiga uyu munsi. Nawe mfite amakaramu 2. Ndaguha imwe uze kubona icyo wandikisha. Ntumva ubwo ko mungiriye neza. Muri abana beza, Imana y'umugisha pe. Ngaho twihute rero amasaha ataradufata. Ubu igisigaye ni ukuza kureba uko uhinguka mu ishuri usa gutyo Muza. Ko zabira se waba nziguhera ubwatsi mama Pete? Oya buretse gato yambanze nzikundurije. Ziburyana ubusambo zikabunyanyagiza mu myanda ntizibe zikiburiye. Urihangana singufashije doye naje nambaye imyenda nzindukana rero. Oya nta kibazo ibinda by'ikorera. Ahubwo se wari umeze ute mute? Ewe ndaho bisanzwe mama Pete. Birumvikana nyabusa. Uriya naryashya ngo ni fistire ntiriba ari koroheye. Yewe fistire yamaze kuyimenyera nubwo nawe umenyera kubana nibibi. Gusa wumbagiwe bwa mbere hari ibyoroshye da. Cyokora da. Si kimwe na mbere. Nibura ubu ngubu ntutambuka ngo abantu bahunge. Ubu ndagerageza nkicunga nubwo bitaba byoroshye ariko ndarwanya. Mbere byari bibi cyane pe. Iby'impande zombi byarizanaga bikaba bibi. Yewe no gusenga n'ibindi bikazakira. Ubu nanjye negereje randevu kandi nizeye ko bizagenda neza rwose. Amen amen. None se mute? Karame. N'abavandimwe baraho? Benitaraho na Felicien bose nta kibazo bafite. Gusa ngiye hari umuntu nabuze. Wabuze umuntu? Wabuze nde mute? Mama Pete. Karame. Ubu nje hano ngo nkubaze amakuru ya Petero. Petero namuze kuri telefone, namutumye aho bigana ngo bajye kumundebera baramubura, mbese mfite impungenge za Petero rwose. Ese burya nta makuru ufite? Ntaya ahubwo mbwira. Byagenze bite ko nategereje ko aza mu biruhuko bikarangira atabonetse? Impamvu ataje mu biruhuko rero, hari nyirasenge usigaye atuye hariya hafi y'ishuri. Yamwemereye kuzajya atahiwe mu biruhuko. Bivuze ko atazagaruka ino se? Nyine uwo nyirasenge ni umuntu w'umukire uziranye n'abakomeye ngo yamushakiye akazi. Hanyuma rero mu biruhuko iyo bigeze Petero yigira mu biraka ntirirwa zino. Ariko Petero yari amemukiye we. Ubu koko yamoye iki kugira ngo anyiceho bigeze hano koko? Oya si ukukwicaho mute. Ahubwo nawe urabyumva abashakisha imibereho nayo kugura ibyo akeneye nk'umusore. Koko ahindura nimero ya telefone nambwire. Bajyaga bavuga ko abahungu ari babe nkagira ngo barababeshya ariko Petero arabinyeretse pe. Ihangane mute. Wivuga gutyo wasanga nawe atari ukukwanga ahubwo ari uko afite ibibazo. Ahubwo nkugira inama. Uzabanza ushaka uko umuvugisha wumva icyo abivugaho. Wabanje ugashishamo tuzi Pascal. Urampera mu gikombe kitogeje koko? Ariko igikombe gitwaye iki? Si wewe wakinywereyemo igikoma mu gitondo? None se umujyanama yatubwiye ngo iki? Yatubwiye ko tugomba kugira isuku y'ibyo turya n'ibyo turiraho. Noneho nawe utangiye rero kujya wishinga amagambo yose nonse yatavuga. Wakwinywereye ko n'ubundi ari igikoma kijya mu kindi. Mpereza tuzi hano nkiyunyugurize. Simwara mu gikombe cyumeyemo ibikoma bya mu gitondo.
amazi se yo ndayakurahe kuko namukubitwa n'inkuba Muzara ntazi iyo yohoheye. Ubu ndava muri ibi nge kurangiza umubyize ejo imvura yantishije koko. ahubwo se koko icyo cyana cyagiye hehe? Muzara uramuhamagara se uramukura hehe ko namushatse nkakubita umutwe hasi? watumye kaza yakajya kumureba? Buriya ntiwasanga yagiye kwa Rufose mu rugomo n'abandi bantu? Yaba yagiye kugomana n'abandi se ko Sano na mushiki we bagiye kwiga, cyangwa Kazehe ugira ngo araha ngaha hafi? Ariko kuno kubyara nabi pe. Ubu nta mwana uri hano yaba Muzara cyangwa Kazehe. None se iryo shyano ngo ni Muzara ryagiye kuva mu gitondo ko ntumva ntaramubona. Uravuga iki ko na Kazehe ubu ngo ari je watumye agenda amwohereje gushaka mushiki we none nawe akaba yabaye nka zahene ntagaruka? Ibyana byo muri uru rugo ntimba nzabita nkigendera ngiye sina nabizi rwose. Erega niwe waboroye. Ubu se nka cya Muzara kiruheruka kugitimbura ryari? Muzara ntiyajyaga agira amakosa yo kugenda ngo atinde. Uretse uyu munsi wagira ngo yatewe n'abazimu bamubuyereza. Ubundi araswayo akagaruka. Ariko buryo hano umwana ntabwo arindira ko akora ikosa rikabije Pascal. None se wahana umwana atakojeje mukobwa sha? Cyane rwose. Uramuhamagara ukamutimbura kugira ngo nihagira n'abamushuka azatinye gushukika. Cyakora uyu munsi naza umva nta nkira pe. Ndamukubitiza akabwana kaniye mu rugo. Arabeshya. Aho ndagushyigikiye. Ahubwo uza n'inkone ebyiri ngufashe. Uhere ku maguru ukubita nanjye mbere ku mutwe duhurizemo hagati. Ahubwo so barihe koko? Kuva mu gitondo kugeza isaha ntago byumvikana. Kubi bishimbe byose cyane watse n'ikimurебwaye. Nashyizemo iki kindi suretse indagara. N'indaga zabiryoshye koko. Umuntu yabirya rwose akema no yabyaye. Burya rero bikomoka ku matungo uretse n'akamaro bitugirira. Biranaryo hasingiye ko kubeshya pe. Ewe urakoze kunshima ko nzi guteka neza mugabo wanjye. None se ko watinze kugaruka wari wabuze ukugurira amata? Ngo mburungurira amata? Namubura heze. Mfite ayo nge murakwikusanyirizo nanjye muri abaturage bose bayansabye. None se watinze hehe Rureme? Narebye rero ko isoko ry'amata rimaze kwaguka. Ndavuga rwose ntinkazangize komba kwitabwaho cyane. Kandi uzi neza ko urubingo rwacu rwashize. Rero naciye kwa muhungu wa Musonera ngo nguri urundi rubingo rwose. Nje cyane nta kindi. Cyokora reka bakurwanire inka zacu zifite amata aryoshye. Ngo aryoshye? Ko mbona ngiye kuyabamburara. Dore ngiye kuyabakuraho rwose. Twebwe se? Mwebwe rwose. Oya. Name rwose najya gasiga rwose ngiye kuyabakuraho. Nyakira abakiriya banje kuko babanze kuba benshi rwose. Oya Rureme, uramenya udasubira ku Kacyeru ugemura amata yose ntudusigire na make yo kunywa. Ahaha. Ntitwatanga umukamo wose ngo turware ubworo tworoye. Gahungira ibyo ashaka kumbwira se. Nibyo nashaka kukubwira. Kare mu gitondo kagakobwa ka Munyakazi kajanga karira. Gusa ngo icyamurizaga ni Petero. Petero? Petero se yamurije bahuriye kandi ko Petero yibereye ku ishuri. Nyina gahinda afite ngo nuko Petero yahinduye nimero ntamubwire kandi none akaba atamuvugisha. Urumva? Afite impungenge rero z'uko umuhungu wacu yaba yaramwanze. Nagenda mvire ku mwana wanjye azashaka abandi bahungu Nyaruremba abahungu barahari. Abasore baruzuye rwose. We disi bivuga utyo Rureme. Ariko ukuntu kaje karira amaso yatukuye agahinda kenda kumwica koko. Arira ngo Petero yaramwanze rero. Cyane ngo yahinduye nimero ntibakivugana. Petero subundi yabavugana kinuru ya munuko. Oya Rureme, ahubwo nuko nanjye yasanze iyo nimero ya Petero nshya ntayo mfite. Rwose ndumva wayimpa nkayimuha bakajya bavugana. Bavugana ariko bavugana iki? Fike. Naba azishaka kuzamubwira azinyiyakiri. Ariko subwo urumva yagutinyuka Rureme. Uyabe ukuntu kari akana kagutinya koko. Ego mana yanjye niko kireye. Karama. Ibyo bifaranga byose wabikuye hehe? Kandi narakubwiye wa mukobwa we. Ayo mafaranga yose wayakuye hehe kwa amagi ufite yose nzu kwangana kandi ukabutarayagurisha? Umukobwa ungana nanjye se urumva naburaho nkura amafaranga mama. Nta soni kireye ngo umukobwa w'inkumi ni waburaho ukura amafaranga. Gihorera ariko ndabibwira so. Aho azira murabonana. Uramubura gutumye mu burara bwo gushaka amafaranga. Uburara se wabubonye he mama? Aya mafaranga ko ari abagenzi banjye. Bagenzi bose baguha amafaranga barakubyaye. Sha utaza kumusora arakabarirwa. Ndakubwiye ngo abo basore baragushuka kireye. None se mubwiye ko ari abasore bayamaye mama. Ariko ubucurika ndekereye. Ubwo se umukobwa wafashe amafaranga yakayaguha yagucaga iki? Ayo mafaranga uzayishyura. Dore ndakubwiye
ikizavamo ntuzakingereze mu rugo ahangaha singifite umugongo wo guheka impinja. ariko se urabona ndi umwana bagishukisha udufaranga ngo banjyane mu ngeso mbi mama. None ayo mafaranga ubara wayakuye hehe ko ariho nshaka kumenya ngewe. Aya mafaranga nayo itsinda ry'abana tubana muri gahunda yo kwizigamira ngo tuzigurira amatungo. Yebawe niba ari uko bimeze noneho ni byiza. Nari ko arayo wakuye mu bagabo cyangwa mu basore nari kubibwira sha yari kukubamba. Erego ubu nanjye nsigaye nzi gutandukanya icyatsi n'uruhu. Ntabwo najya kwemera amafaranga y'umusore kandi nzi ko ntacyo tuguze. Club y'urubyiruko yo munsi y'umunyinya yaba yarataye nyuma yahuye rwose. Ni ukuri ntukabyemere mwana wanjye. Niyo yakubeshya ngo arakwikundiye burya nta muntu utanga amafaranga y'ubuntu. Byanze bikunze abafite ibyo ashaka kugeraho. Ndabizi rwose papa yakomeje kujya bimbwira kandi no muri club y'urubyiruko bahora babituganiriza. None se ayo mafaranga aho kuyabika hano mwagiye mukayabika muri banki ariho yabatekanye kurushaho. N'ubundi ni ukuyakira by'akanya gato namara kugira nzahita nyajyana kuri banki. None se koko uratinyutse uragaruka nta n'isoni. Urumva nari gukora iki ko nazengurutse ahantu hose nkaba nashatse nahebye. Wageze kwa Rufose no kwa Barunemesha hose ngo urebe niba atagiye gukina n'abana baho. Ese ubwo aho ntagiye nihe rwose ko no musantere hose nagezemo. Yupfa kugenda ubaza n'abantu se niba nta wigeze amubona. Ntacyo ntakoze yewe abantu bose nababajije. Yewe n'ahantu hose nzi haba umwana utiga nahageze ngo ndebe ko wenda atagiye kurumbana n'abandi bana ariko namubuze rwose. Iyo ngira imbaraga ngo nigireyo. Ndakuze urwagendaga mu muhanda uraramye urambi uragaruka n'urutwe ngo uramubuze. Ntunuke mukobwa ja ntunuke. Niba wumva ntashatse neza uhaguruka ujye kumushaka nawe. Sikigare we. Iyo ntagira uyu mwana w'uruhinja ngo urebe ko ntahaguruka nkajya kumwishakira. Hari ahandi yagiye se ntari Nyarurembo. Nuko ye wamuhetse se ukajya kumushaka aho wumva ko ntashakiye. Dore ngo waramyoganyogaza. Muza! Karamizwa amasa washanowe. Niko muza umunsi wose wiriwe. Wirihe wambura uburuwe. Mvuye ku ishuri. Ngo uvuye kugira ute? Nsubiza se. Gashukuraho wanzwe zibaho ngaho muza. Ese ubundi cyo ni igicucu gatiye mu ntoki. Ni igikira? Ni ikayi n'ikaramu bampaye. Hey. Ariko mwoka byaramwe nk'ubu Pascal nzigire nte koko. Nyakuvuna umuheto wese wajyaga kwiga ninde waguhaye uruhushya rwo kujyayo? None se ko mwanze kunjyana nahisemo kwijyana. Ukumva se ko imirimo wakoraga wayisigiye nde? None se ko andi banatunga nabiga. Ntukambwire ngo abandi bana muza. Ntukambwire ngo abandi bana. Urumva? Ntazagufata rimwe nkakuniga nkakujwigiriza ariko koko. Wanjijiwe uzajya ubona abana bo kwashya kabiga wumve ngo nawe wajyayo rero ngo ushaka kujya kwiga. Turabakire nkabo. Ntubyumva se ejo azaza kubwire ko ashaka kumugurana n'inkweto nk'izarinda narandira. Harabuzwe iki? Cyangwa gusaba gushaka umukozi wo mu rugo wo kumusimbura. Harahagukinze. Muza umaze kubyimba wakimara we. Usigaye unsuzugura ukishyiraho amategeko yawe ukarenga kuyo naguhaye. Tambuka upfukame hariya mu nguni vuba none ahanga ngiye kugukubita ngukubite ku buryo na nyakwa kureba akakwanga. Uramukubita wenyine se kubera iki? Nshakira umunyafu mwiza nandarenze ngo ufashe tumunyuke ku buryo naboneka yazajya atitira nk'imbe bibonye rwagakoco. Nase mama na papa mubaza mugiye kunkubita mutiza ko nshaka kwiga. Yo iri hohoterwa muzara korerwa rizarangira bigenze bite? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya Aurora Wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'Ishema Program. Mukayikurikira kuri Radio Disc wa 3 no kwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukigezaho ku cyumweru saa 9:00 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.